mbahaye ikaze. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment nk'uko mumaze iminsi mugenda mubibona, nk'uko mumaze iminsi mubimenyereye, ngenda nkugezaho amakuru yose aba ari kugenda avugwa cyane cyane kuri iyi mihanda, yaba kuri za Twitter, Instagram ndetse n'ahandi, cyane cyane ku basitari nibo twibandaho umunsi ku wundi, niyo tugenda tugarukaho. Rero inkuru nje kukubwira ni iya Burikano. Ubu ngubu tuvugana ari mu maboko ataraye, ubu ngubu arafunze. Ni nyuma y'uko hagiye havugwa ibihuha bigiye bitandukanye. Ndabizi uhise ukeka ko wenda ari biriya bimaze iminsi bivugwa byamufungishije, ariko nkubwije ukuri ntabwo ari byo, ahubwo ibindi byo birakomeye, dore ko hamaze iminsi bigenda bivugwa ko haba hari video runaka yagiye ashyira hanze, akora nyine ibintu nyine bidahesheje Imana icyubahiro, biteye isoni muri rusange, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibyo ngibyo ari kuzira, ahubwo Satani yari ari kumugenda runano kugira ngo akore icyaha runaka. Mw'abantu mwereka mbabwire, ushobora kuba wicaye gutyo utuje nta kibazo yifitiye, yewe ukora n'ibyaha ntibinamenyekane, ariko buriya ikibazo ni igihe nimba uzi ko rwose hari ibyaha runaka ukora, nakubwira ngo birekeraho ngaho, ibyo wakoze birahagije, ubundi uyoboke inzira y'agakiza, cyangwa se urebe ibindi bintu ukora mu by'ukuri bitagize icyaha, kubera ko isaha n'isaha ushobora kuba uzafatwa. Uyu Burikano wasanga yari amaze igihe wenda yikorera ibyaha runaka, ariko ntafatwe, akagira ngo wenda niko ibintu bizahora, akiyita n'umuhatari ngo ni iki. Murabizi nyine, nawe yajyaga akora ibiganiro bijyanye no gusetsa, ariko ukabona harimo n'ubushotoranyi bwinshi, asekana cyane, ariko ndabona isi nawe rwose igiye kumwota. Sibyo mwifurije ntimuyumve nabi, ariko mu by'ukuri aha hantu nawe ibyo yajyaga avuga, nawe birahita bimubaho kabisa, birahita bimubaho, kuko abantu bari buze kumwota kahave. Ntabwo nkeka ko abantu bose yateje isi, cyangwa se abantu bose yasetse nabo baza kumwihanganira, kuko yari muri ba bantu bakora ibiganiro nyine ubona nibwo byabaga bisekeje, ariko akabikora nyine mu buryo bwo gusesereza, anaseka abantu cyane. Rero kuri ubu ngubu nawe navuga ko byamubayeho, kuko ni umusitari, bari buze kumuvuga nta kabuza. Inkuru twihuse cyane, ni inkuru yatangajwe n'igihe, ikinyamakuru cy'igihe nicyo cyabanje kuyitangaza. Murabizi ko tugenda tunyura cyane ku binyamakuru bikorera online nk'igihe, nibyo tuba tugarukaho umunsi ku wundi, kugira ngo tubagezeho inkuru akenshi ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino. Twihuse cyane rero, ngo Mwitende Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Burikano, yatawe muri yombi, akurikiranyweho gufungira umuntu bitemewe n'amategeko. Kuwa 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Burikano, akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo, kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Ngo amakuru igihe yamenye ni uko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga. Ngo Burikano yahise arakara, afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho, yaba itike na fanta yari yabaguriye. Ngo bitewe n'uko batari bafite ayo yabasabaga, bamuhaye ayo bafite, undi arayanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi, irabafungurira, ndetse Burikano ahita atabwa muri yombi. Ni uko nguko byagenze. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Thierry, yahamirije igihe ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga, aho Burikano atuye. Ngo ni mu gihe uwatawe muri yombi we
afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Ngayo nguko ngira ngo uri kugenda wumva icyo buri kantu yazize, nuko yafungiranye abakobwa bari baje kumureba kugira ngo bazajye babasha nyine gukora ibiganiro nkawe kugira ngo bajye babasha kwinjiza agafaranga kuri YouTube. Ngira ngo uri kubyumva cyane cyane ko abantu bakorana n'ubundi na za YouTube. So rero babyanze, undi naravuga uti ntabwo mbafungurira mutabanje kunyishyura yanjye n'abatanzeho, nuko nyine barabafungiranye, polisi iraza irabafungurira ngo iki cyaha buri kantu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ngo uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Ngo mu butumwa Dr Murangira Thierry yavuze ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwiba abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa amuryoza. Yongeyeho ati RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko kandi ubikoze wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Ngayo nguko buri kantu wanyu mwakundaga, abantu ndabizi ni benshi bamukundaga, abagiye mu gahinda ni benshi, ariko urumva ko iki cyaha rwose kitari munsi y'imyaka gihanwa hakurikijwe ndetse n'ingingo z'ubugenzacyaha ngira ngo mwazumvise, ndetse ugifatiwemo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko nanone kitarenze imyaka 8 nk'uko twakomeje kugenda tubisoma haruguru. Ngira ngo uri kubyumva, ni icyaha kitoroshye, imyaka 5 burya ntabwo ari mikeya. Iyo yifunzwe ngira ngo ugaruka rwose, isi yaragusize, igihugu cyacu urabona ko kiri kwihuta cyane, ugaruka rwose ibintu byaragusize cyane. Ngira ngo buri kantu wanyu mwamukundaga mutari bakeya, bari benshi. Hari umuntu nabonye bandika comment avuga ko nyine ngo yari ari kwisurira gereza ubwo n'ubundi yiyogosheshaga kuriya, bitewe n'inkuru n'ubundi zari zimaze iminsi zimuvugwaho. Urabona ko Satani kabisa yaramugendereye, dore ko ari umwe mu basore bari bamaze no kwiteza imbere. Navuga ko YouTube bari bamaze kuyikuramo agafaranga kenshi, ubwo na buri nguni bajyaga bakorana ibiganiro. Nawe abonereho isomo, agire kwitwararika, amenye ko buri kintu cyose kigize icyaha yakigendera kure rwose. Ibi bintu ewana, urubyiruko rugire gutya rubicike, ibintu byo gukunda abakobwa n'iki ewana. Urabona ko uyu buri kantu wanyu bimukozeho ibintu byo kwigira umusitari, avuga ngo ngiye amategeko ntacyo yantwara, akora ibyaha. So uko umwishima hejuru rero nta n'ikindi, gusa ni ukuburira urubyiruko rukamenya uko rwitwara ndetse no kwitwararika kugira ngo rwe gukora ibyaha cyangwa se rwe gukora ibikorwa bigize icyaha muri rusange. Urumva ko nimba yafashwe bikaba bizanamuhama, reka twe guca urubanza wenda ko ari n'igihe bishobora kutamuhama ntawamenya, ariko mu by'ukuri urabona ko biteye ubwoba. Uyu ni umujeni wari umaze kwiteza imbere, yari amaze gufungura ibintu bimeze nko gukora utubati n'intebe n'iki byo mu nzu, nyine urabona interior design yose muri rusange. Uyu yari umwe mu basore bari bamaze kugenda babizoberamo, kuko yari yaramaze kwifungurira akantu nk'ako ngako. Urumva ko yari umwe mu basore bari kwiteza imbere. Rero urabona ko ibintu birahita bimusubiza inyuma byanze bikunze. So nta bindi rero byinshi nshaka kuvuga kuri iyi nkuru, ko ari ukugutangariza yuko buri kantu wanyu mwakunze kuri ubu ngubu bagiye kuba bamubitse cyane ikimuhama rwose, biraba bamusubije inyuma cyane. Murakoze cyane rero, yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru y'ibyamamare yo nakagaruka.